Ya bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, mbanje kubaramutsa mbifuriza ubuntu n'amahoro bituruka kuri uwo mwami wacu. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza, aho twibaza tuti ubutumwa bwiza mwumvise mwabugenje mute? Ubutumwa bwiza mwumvise mwabugenje mute? Cyangwa se ubutumwa bwiza twumvise twabugenje dute? Buri muntu yibaza icyo kibazo. Pawulo mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abikorinto mu gice cyaho cya 6 uhereye ku murongo wa mbere niho avuga ati ubwo dukorana n'iyo Mana turabingingira kugira ngo ntimukakirire ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Bakundwa, ubu butumwa bwiza twumva ni ubuntu twagiriwe rwose. Wa mugani wa Yesu ati hariho benshi mu bahanuzi bifuje kumva ibyo mwumva. Ubwo yabwiraga abigishwa be ati ni benshi mu bahanuzi babanjirije, abahanuzi ba kera bifuje kumva ibyo mwumva, ntibabasha kubyumva. Bakifuza kubona ibyo mureba mwebwe none, ariko barinda bapfa batabibonye. Hari abantu rwose nkuko yabyivugiye ubwe n'ubona avuga ati hari abantu batari kurimbuka muri Sodoma n'i Gomora iyo bumva ubutumwa bwiza. Bakundwa, ubu butumwa bwiza twebwe dusuzugura none, ubu butumwa bwiza dukerensa, uzi ko hari abantu batagiriwe amahirwe yo kubwumva? Ubu buntu twagiriwe twebwe twabukoresheje iki? Twabumajije iki? Ubutumwa bwiza twumva, hari abantu babayeho bari muri mu kinyarwanda nabyita iki? Bari nko mu nzozi, bari nko mu bitekerezo, bari mu bintu gusa bibaza ese ibyo turimo nibyo cyangwa si byo. Hari abantu mbese badafite gihamya yuko ibyo bari kumva ari ubutumwa bwiza. Ariko kandi nubwo babishidikanyaho, ntabwo bashobora kumenya ubutumwa bwiza icyo ari cyo batabwumvise. Abo ngabo rero Imana nibazi. Imana irondora imitima, iza abantu bafite inyota n'inzara y'ijambo ryayo, inyota n'inzara yo gukiranuka. Abo ngabo mu gihe gikwiye Imana ibasha kubagezaho ijambo ryayo, ari bwo butumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana buramutse bubagezeho, abo ngabo, abo bafite inyota, abo bafite amatsiko, abo bibaza aho bakura ijambo rizima, baramutse babwumvise ubwo butumwa, babwakiriza amaboko yombi. Abo bantu nta mwanya na muke bagira wo kurangara, babutega amatwi, babwumviriza, bakabukurikira, kubera yuko n'ubundi icyo baba bakeneye ni icyo ngicyo nyine baba babonye. Ariko noneho hakaba abandi bantu nanone wakwibaza niba bakeneye ijambo ry'Imana koko, wakwibaza niba hari inyota n'inzara bigeze bagira. Abantu babwirwa ubutumwa bwiza ariko noneho bagasa n'abantu b'indeba, bagasa n'aho atari bo bari kubwirwa, bakabufata uko biboneye. Mbese ubutumwa bwiza bakabufata reja. Burya wa mugani munyarwanda yarazi imigani we ati uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Hari igihe dusuzugura ibintu by'igiciro kubera yuko nyine tubibona, nyamara hariho abandi ubundi nguga buri ruhaze bararwana kweri. Hariho abantu banyotewe kumva ubutumwa bwiza, ariko se babukure hehe? Babukure he? Ariko Imana ishimwe kubera ko izabayo. Izabayo kabisa. Uyu munsi rero turibaza tuti ubutumwa bwiza twumvise twabumajije iki?
twabukoresheje iki? Ubutumwa bwiza twumvise. Ese twaba twarabwakiranye umutima ukunze? None se tubwakiranye umutima ukunze bwo butumarira iki? Bigenda bite? Kuko ubutumwa bwiza Bibiliya igaragaza neza ko ari imbaraga z'Imana. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16, Pawulo ati ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Bakundwa, hari ikintu nari ngiye kuvuga, ariko kandi nzakivuga birambuye mu gihe cyacyo, kuko iki kintu kijyanye no kwizera nanone hari ukuntu ubutumwa bwiza buhesha uwizera wese gukizwa. Nari ngiye kuvuga uburyo kwizera atari amahitamo y'umuntu, ahubwo byagombye kuba ubuzima. Kwizera bwagombye kuba ubuzima, kuko n'ubundi ngo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Nyamara turetse no kwizera ubutumwa bwiza, n'ababayeho ubuzima bw'iyi si, abo nabo ngo babeshejweho no kwizera. Hari abantu bariho basenga abakurambere, hari abantu bariho bumva yuko kuba bariho babikesha abo bakurambere nyine. Ugasanga umuntu ariho kandi rwose bikamufasha mu buryo bwe, akumva ko byakoze. Wenda umupfumu yamuhaye utuntu two kwisiga, niba agiye akagaruka amahoro aravuga ati oke, ni uko natwisize. Urumva nawe afite kwizera. Ariko uko kwizera kwe rero hari igihe kuzamukoza isoni. Nyamara biringira Uwiteka bo, abakiriye ubutumwa bwiza, kwizera kwabo kubahesha ibyiringiro ngo bya bindi bidakoze isoni. Haleluya. Bakundwa, ndagira ngo twisuzume turebe neza. Ubutumwa bwiza twumvise, ubutumwa bwiza twakiriye, twabwakiriye dute? Butumarira iki? Bigenda bite? Reka tubanze dusome mu ivanjiri ya Luka, amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Luka yandika mu gice cya 13 cy'ivanjiri ye ku murongo wa 6 haragira hati, kandi abaciriye umugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati, databuja, uwureke uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Uyu mugani ni umugani ugana kariho wa mugani, kubera ko ubwacu tuzi yuko twebwe turi uruzabibu. Ndavuga nk'itorero turi uruzabibu rw'Imana. Ku giti cyanjye rero nkaba umutini. Jyewe ndi umutini. Itorero nk'umurima w'Imana cyangwa nk'uruzabibu rw'Imana, hatewemo igiti cyangwa se hatewemo umutini. Uwo mutini usabwa kwera. Bakundwa, ahangaha rwose jyewe iyo mvuga ku byerekeranye n'itorero, mba numva nashyiramo n'akarusho, mba numva nashimangira, mba numva nifuza ko buri muntu wese yazibura amatwi ye y'umwuka akumva neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kuko niba hari ikintu kiraje ishinga Imana, ni itorero ryayo. Rwose itorero ry'Imana, tekereza nawe ikintu cyaguzwe amaraso y'Imana.
Imana imena amaraso yayo kubera itorero, kugira ngo ironke itorero. Iryo torero rero ni uruzabibu rw'Imana, ni umurima w'Imana. Noneho muri uwo murima harimo umutini witwa ngarambe. Uwo mutini witwa ngarambe uri muri urwo ruzabibu, kandi muri urwo ruzabibu harimo abahinzi. Harimo abahinzi bahingira urwo ruzabibu, aribo bakozi b'Imana batandukanye. Za mpano Imana yashyize mu itorero, harimo intumwa, harimo abahanuzi, hari ababwiriza butumwa bwiza, hari abungeri n'abigisha. Abo ngabo ngo babereyeho kugira ngo batunganyirizwe hamwe, noneho bubaka umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo ukure, abana b'Imana bareke gukomeza kuba ibitambambuga biteranwa n'umuraba n'umuyaga w'imyizerere itandukanye. Mbese izo mpano nicyo zibereyeho. Abo bahinzi bari muri uwo murima nibo bagabura iby'Imana. Imana ishimwe, kubera yuko nanjye muri aka kanya numva ndi gusohoza inshingano nahamagariwe na Data. Kandi rwose iyo nshingano ni inshingano y'agaciro, ku buryo ndamutse ntayikoze nanjye nabona ishyano, wa mugani wa Pawulo. Rwose iyo mvuga ubutumwa bwiza mba numva afite ibyiringiro bizima yuko hari ikiri bukoreke, hari umuntu uri bunyumve, kubera ko ari imbuto ndi kubiba, kandi iyi mbuto akaba ari imbuto itabora, ijambo ry'Imana rizima. Mba numva yuko hari icyo rigiye gukora mu mutima cyangwa se mu buzima bw'uryumva cyangwa se uryakira mu mutima we. Ibi rero nanone bigaterwa n'uwo mutima we, uburyo uri bwakira iyo mbuto. Kuko imbuto ishobora kuba ari nzima. Iki kintu twagerageje kugikomoza mu materaniro yo ku cyumweru. Iyi mbuto ishobora kuba ari nzima, ariko kubera ko umurima umeze nk'inzira, umurima umeze nk'inzira, iyo mbuto ntibe yabasha kwera, ahubwo igakandagirwa, inyoni zikaza zikitoragurira, cyangwa se uwo mutima ukaba umeze nk'akara katariho ubutaka bwinshi, cyangwa se uwo murima ukaba umeze nk'urimo amahwa. Nanone iyo mbuto ikaba itabasha kwera kubera amahwa arimo. Ariko hamwe n'ibyo mba mpamya yuko byanga bikunda, byibura mu bantu 10 hatari bubure 2. Mu bantu 10 bumvise ubutumwa bwiza hatari buburemo 2 cyangwa 3 bafite umutima umeze nka bwa butaka bwiza. Iyo mbuto rero iramutse iguyemo, urumva ni ibintu binejeje, ku buryo ngo naho yaba ari umuntu umwe gusa, umunyabyaha umwe wihannye, ngo mu ijuru impundu ziravuga. Haleluya! Mu ijuru baranezerwa bagahimbaza Imana kubw'umuntu umwe. Kubera iki ari umuntu umwe gusa ukizwa? Yesu nawe agiye kuvuga aravuga ngo 2 cyangwa 3 aho bazaba bateraniye mu izina ryanjye, nanjye nzaba ndi hagati yabo. 2 nibahuza umutima basaba icyo bashaka cyose bazagihabwa. Kucyagarukira ku mubare wa 2 cyangwa 3, aba bantu bose ese ntabwo bumva wa mugani wa Yesaya? Ese ninde wigeze yumva ibyo twavuze? Ntawumvise? Ati barumvise, ndetse ubu butumwa bwageze no ku mpera y'isi. Ariko se ninde wabwumvise? Ninde wabuhaye agaciro? Bakundwa, banumva mfite ifuhe ryinshi kubw'ijambo ry'Imana tuvuga. Rwose kuba hari umuntu ushobora gukerensa iri jambo, agashaka kuryifatira uko abonye, cyangwa se agashaka kuritwara mu buryo bwe, ntiyemere ko rimutwara cyangwa se rimuyobora, ahubwo ari we ngo rimugenze uko Imana ishaka. Kuko ijambo Imana yaryoherereje kugira ngo ridukize, ridukure mu rupfu rituzane mu bugingo, ridukure mu mwijima, rituzane mu mucyo.
ariko ugasanga umuntu niwe ushaka ahubwo gufata iryo jambo akaripfurika, akaritwikiraho intonga. Ariko tekereza vrema, itara ufashe itara riracanye, n'itara ryaka, ni mu mwijima, noneho uzanye intonga uteretseho. Nk'ubwo koko waba ufite ubwenge buzima? Nyamara nubwo mu mubiri ibi bintu bisa naho bidashoboka, nta muntu muzima ufite ubwenge ushobora gufata itara ricanye mu mwijima ngo aze aritwikiriza intonga. Ari umuntu muzima kandi adashaka kuba mu mwijima. Nyamara mu buryo bw'umwuka hari igihe dukora ibirenze n'ibyo ngibyo. Ijambo ry'ubugingo, ijambo rifite agaciro kurenza buri kintu cyose uzi, ijambo ry'Imana, ijambo Imana yakoresheje kugira ngo ironke urubyaro, ironke itorero, umunezero w'Imana. None wowe iryo jambo ukarikerensa, iryo jambo ukaryifatira uko wiboneye, ukarisuzugura, ukarihinyura, ukarikandagira. Navugaga rero uburyo Yesu yaciye umugani, aravuga ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Urumva ikintu cya mbere tubasha kumva ni uko uyu nyiri uruzabibu ajya guteramo uyu mutini, ni uko yari yiringiye ko igihe nikigera azaza gusaruraho imbuto. Ariko noneho ngo igihe cyo gusarura kigeze, aje asanga nta n'urubuto na rumwe ruri kuri wa mutini. Noneho abwira umuhinzi ati none se uru ruzabibu ruracyakora iki? Bambe uyu mutini uracyakora iki? Ati dore uyu ni umwaka wa gatatu nza hano gushaka imbuto sinzibone. Uyu mutini wawukuyeho ukareka gukomeza kunyunyuza amazi y'ubutaka? Uyu mutini uranyunyuriza iki amazi y'ubutaka? Wenda ko ayo mazi yari kuhira n'izo mboga byibura nkajya niboneraho utwo twa dodo. Asa uyu mutini urakora mwiki unyunyuza amazi y'ubutaka ntacyo umaze? Bakundwa, nyir'umurima umwanzuro we wari wo kugira ngo uwo mutini ucibwe, ukurweho. Ariko noneho ngo umuhinzi aravuga ati noneho ihangane, uyu mwaka nawo ngerageze kuwuhingira ndetse nkuhire, maze turebe ko utazera. Noneho nuramuka uteze, bana aho ngaho nushaka uzawuce kabisa uwukureho. Hari abakunda gukoresha imvugo ngo Imana yacu ngo ni Imana y'amahirwe ya kabiri. Urumva ayo mahirwe ya kabiri, ubuntu bw'Imana urabanje ubupfushije ubusa. Umaze kubupfusha ubusa, Imana irongera iguha amahirwe ya kabiri. Kuko aya mahirwe ya kabiri wongeye kuyapfusha ubusa, ukarimbuka, ubwo ntiwaba wizize kweri? Hari abantu nkanjye, reka nitangeho urugero. Jyewe nagiriwe ubuntu bwo kujya gukizwa, hanyuma nkongera nkisanga nasubiye mu isi kubw'impamvu zimwe cyangwa izindi. Ibyo nakomeje kubivuga, abumvise ubwo buhamya barabwumvise. Hari ukuntu kerensa ijambo ry'Imana, ubishaka cyangwa utabishaka, bishobora guturuka ku nyigisho mbi wahawe. Ari nayo mpamvu Imana itantereranye nyine, nubwo nakomeje gusayisha nkasubira mu isi, ariko ubuntu bw'Imana bwakomeje kubana nanjye kugeza bungaruye nyine mu nzira nyayo. Ariko noneho tekereza, mbikoze ku bw'agasuzuguro, ngasuzugura ijambo ry'Imana. Imana ikongera ikangirira ubuntu, ikangaruramo umunezero w'agakiza kayo. Hanyuma nanone nkongera, wenda reka dufate urugero rw'umwami Dawidi. Dawidi ngo ubwo abandi bami batabaraga, we yariryamiye
abandi bazindukiye ku rugamba, wariryamira ngo yibambura ku gicamunsi. Bivuga ngo we yaraye amakesha, yaraye mu nkera, yinywera inzoga n'inshoreke ze n'abagaragu be n'iki, nuko aryama bitinze, ananirwa kubyuka ngo ajye ku rugamba kimwe n'abandi bami nyine mu gihe batabaraga. Noneho ngo yibambuye atangira gutambagira hejuru y'inzu ye, aribwo yabonaga umugore w'abandi yiyuhagira mu gikari, baramwifuza, baramumuzanira, aramusambanya, maze kumusambanya amuteye inda, amaze kumutera inda atangira guhimbahimba amayeri yo kuriganya, mbese ashaka gushyiramo ibintu by'uburiganya. Atumiza umugabo we ati nanjye ntabwo nshobora kujya kurarana n'umugore wanjye, abandi bari ku rugamba bari gupfa. Nuko umwami Dawidi abuze uko abigenza, aramwicisha. Uko niko Uriya yapfuye, maze wa mugore Dawidi aramucyura. Amucyuye uko byagenze murabizi, hari ukuntu Imana yamwohereje umuhanuzi Natani, noneho ngo amusobanurira iby'icyaha cye. Dawidi yikubita hasi aratakamba, Imana iramubabarira. Imana imaze kumubabarira, kuko wumvise uburyo Dawidi avuga, mu by'ukuri yarakubititse. Dawidi yari umuntu w'Imana, umutima we kabisa n'Imana yarawushimye utangira ubuhamya, kuko nubwo yakoze ayo manyanga, ariko nawe ntabwo byamuguye neza. Ntabwo umuntu w'Imana ashobora kugira amahoro mu nzira y'ibyaha. Dawidi rwose aravuga ati muri Zaburi ati, ubwo nacecekaga, umuriro wacaniraga mu magufa yanjye, numvaga nenda guturika, amagufa yanjye asa n'ashaka gusaduka. Atakambira Imana, aborogera Imana, asaba Imana kumuremamo umutima mushya. Mbese Dawidi agirirwa ubuntu n'Imana. Noneho tekereza rero, Dawidi aramutse azi neza aho byamugejeje ibyo bintu, wumva yakongera nanone kurara inkera, akananirwa kuba aho agomba kuba, akananirwa gukora icyo yagombaga gukora mu gihe gikwiye? Uko niko nanjye maze kugarukira iyi nzira, yo gukiranuka, inzira yo kwera, iyi nzira y'agakiza, nanjye narahiye ndavuga nti hehe no kongera kwiyobora, kwibeshya, kugendera ku byo nibwira, gushaka kugendera mu nzira, hehe nabyo. Rumva, menya neza yuko ubuntu bw'Imana arizo mbaraga zanjye, aribwo ngomba kwiringira, nibwo buzambashisha kunesha isi, nibwo buzambashisha kunesha kamere, nibwo buzambashisha kunesha Satani. Ni ubuntu bw'Imana gusa, ntabwo ari ingamba zanjye, ntabwo ari ibitekerezo byanjye, si imirimo yanjye, si amasengesho menshi, n'iki n'imirimo y'itangaza. Ni ubuntu bw'Imana ngomba kwishyigikirizaho kugira ngo mporane intsinzi, mporane uburyohe bw'agakiza. Uzi ko umunezero w'Imana arizo mbaraga zacu, wa mugani wa Nehemiya. Umunezero w'Uwiteka, igihe turi mu munezero, turi kumwe n'umwami wacu, igihe iryo jambo ryatubereye umunezero, wa mugani wa Yeremiya niwe wavuze nawe ngo ijambo ryawe ngo ryarabonetse, ngo ndarirya, maze kurirya ngo riragenda rimpindukira umunezero mu mutima wanjye. Iri jambo ry'Imana nitubera ibyishimo, rikatubera umunezero, ndababwiza ukuri, tuzaba dufite imbaraga zo kunesha ibigeragezo by'umwanzi. Niyo mpamvu uyu munsi nifuza yuko buri wese wumva iri jambo yisubiremo, yisuzuma, arebe ubu butumwa bwiza aho ubwumviye wabugenje ute? Ubwo butumwa wabugenje ute? Ese warabufashe, warabwakiriye? Ubwo butumwa wabuhaye agaciro cyangwa warabukerensheje? Byagenze bite? None se umaze kubwakira, bwo bwagukoreye iki? Bwakumariye iki? Kuko
muri uyu mugani gusa, muri uyu mugani, tukiri muri uyu mugani wa Yesu muri ivanjiri nk'uko yanditswe na Luka, uyu nyir'uruzabibu ngo yashyizemo, yateyemo umutini yiringiye kuzawubonaho imbuto. Noneho uwo mutini ukagira n'abakozi bawuhingira, bawuhira, bawushyiraho ifumbire, mbese bawutunganya. Nk'uko ufite abakwigisha, ufite abakwigisha, ufite abakubwira ijambo ry'Imana, ufite abaguhugura. Ibyo byose icyo Imana yabishyiriyeho ngo ni ukugira ngo were imbuto. None umaze kwakira iryo jambo ry'Imana, ari bwo butumwa bwiza, bwakumariye iki? Bwagukozemo iki? Ese waba ufite imbuto? K'uyu nguyu ari umwaka wa 3, nyir'uruzabibu aza gushaka imbuto akazibura. Ese noneho wakwikubita agashyi, noneho ukareka gukerensa ubwo buntu bw'Imana, ukareka gupfusha ubusa ubuntu bw'Imana, noneho rya jambo ukaryakira mu mutima wawe? Bakundwa, dushobora kwisanga amazi yarenze inkombe, ukagera hahandi umunyarwanda yavuze ngo ntacyo bitwaye irabanza sinamenye igaheruka. Igihe ubuntu bugihari rwose dukwiriye kubuprofita. Reka twakire ubuntu bw'Imana bukiboneka, kuko hari igihe tuzifuza nk'uko mbese byagendekeye Yesawu ngo yakerensheje ubupfura bwe, donc umurage w'umwana w'imfura yarawukerensheje, awugurana udushyimbo n'utumininwa, abigurana umurage w'umwana w'imfura. Ariko noneho Bibiliya iravuga ngo yashatse mu buryo bwose uburyo yakwihana ngo ibyo bintu bihinduke, yongera asubirane umurage we, ngo ariko ngo nubwo yabishakanye amarira menshi ntabwo yigeze abigeraho. Rero natwe ni ukuri, igihe cyose dukerensa ijambo ry'Imana, tugasuzugura ubutumwa bwiza, ndababwiza ukuri, hari igihe tuzicuza, nyamara kandi igihe cyarenze rwose. Imana niyo yavuze mu gitabo cy'Imigani mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 24, Imana iravuga iti narahamagaye ntiyagira uwitaba. Tekereza nawe, Imana iti narahamagaye muraninira, narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ngo ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Ngo nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba, mwagize ibyago nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nkabihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Urumva icyo ijambo ry'Imana rivuga? Bakundwa, niba twarahawe kumenya ubwiru bw'Imana, ntabwo ari ukugira ngo dukomeze tubeho uko twishakiye, tubeho nk'abantu b'indeba. Hari impamvu, hari icyatumye dushyirwaho. Uru ruzabibu twatewemo, uyu ni umurima w'Imana, kandi Imana iha agaciro cyane. Uwo murima turamutse tuwusuzuguye, ntabwo ariwo tuba dusuzuguye, ahubwo tuba twisuzuguye ubwacu, kuko akaga nitwe kariho.
ibyago nitwe biriho. Itorero rya Kristo ryo rizahora ari iryera. Iryo itorero rya Kristo rizahora rihanzwaho amaso na nyiraryo. Ariko ufite akaga, wowe nanjye turamutse twigize akaraha kajya he muri urwo ruzabibu rw'Uwiteka, noneho tukanga kwera imbuto, tukanga kwera imbuto. Kandi kwanga kwera imbuto nanone urumva biraterwa na wa mutima nyine w'ubugome, kuko nta mpamvu yatuma tutera imbuto nk'aho hari icyo twabuze. Kuko niba ari umurima urahari kandi ni umurima w'Imana, uwo murima urimo abakozi, uwo murimo urimo ifumbire, uwo murimo urimo amazi, mbese nta kintu na kimwe kibuzemo. Nk'uko muri Edeni Adamu yari arimo nta kintu na kimwe abuze. Ariko noneho tubona Adamu yirengagiza ubuntu yagiriwe, yirengagiza agaciro Imana yamuhaye, yirengagiza inshingano Imana yamuhaye, yirengagiza ubwo butware Imana yamuhaye, noneho ashaka kwigereranya n'Imana. Uyu nguyu nawe icyo yabonye nyine namwe murakizi, ku buryo cyageze no ku rubyaro rwe, ku buryo twese twavukiye mu byaha. Wa mugani wa Dawidi ati naremanywe gukiranirwa mu byaha, niho mama yambyariye. Bakundwa, ndumva navuga byinshi kandi rwose reka tukigire igice cya mbere cy'iri somo. Rwose iki ni igice cya mbere, ndashaka kuzakomerezaho kuko nkomeje kuvuga aha ngaho audio yaba ndende cyane, kandi iyo ibaye ndende cyane irarambirana. Ndagira ngo tubanze kwanza twitekerezeho nk'umutini watewe mu ruzabibu rw'Uwiteka. Uwo mutini waba warabuze iki kugira ngo ureke kwera imbuto? Wowe ni iki cyakubujije kwera imbuto? Ni umuhinzi utaraguhingiye? Ni umuhinzi utarakubagariye? Ni umuhinzi utarakuhiye amazi? Utaragushyizeho ifumbire? Ko tugerageza kuvuga ubutumwa, yewe hakaba n'igihe biba byinshi abantu bakarambirwa, mbese bigasa nk'aho ibiryo bibaye byinshi noneho bigasigara bimenwa. Hari abantu rwose babona inyigisho noneho bagasanga too much, wa mugani w'Abongereza. Inyigisho zibaye nyinshi, ariko se zirinda ziba nyinshi? Cyangwa se zibaye nyinshi bigutwaye iki? Kuko ubona nyinshi nyine ko ari nako nawe urushaho kunguka. Bakundwa, ndumva nagarukiriza aha ngaha, ariko tuzakomerezaho. We wibaze gusa impamvu ituma utera imbuto. Noneho ndakwereka mu gice cya kabiri, nzakwereka uburyo iryo jambo ry'Imana, ubwo butumwa bwiza, uburyo bwera, uburyo bubyara imbuto, mbese icyo bukora, akamaro k'ubwo butumwa bwiza mu buzima bw'umuntu ubwakiriye. Kuko ntushobora kwakira ubutumwa bwiza ngo ugume uko wari uri, ntabwo bishoboka. Aho niho tuzahera ubutaha. Ndatabwishura abagirire neza bakundwa, ndabakunda kandi rwose ndabifuriza kugubwa neza mu mwami wacu. Mwishimira ijambo ryayo, kandi ndabasabira ubuntu bw'Imana nyine kugira ngo bubagwizemo inzara n'inyota y'ijambo ryayo, kuko iri jambo ryayo nibwo buzima, nibwo bugingo. Iri jambo iyo turyakiriye rikaba muri twe rigwiriye, ni uburyohe. Data bagire neza rero, ubwo naho ubutaha.